أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nkuko tubizi twese ni itegeko ryavuye ku Mana Allah subhanahu wa ta'ala ko buri muislamu wese na buri muislamukazi wese ko agomba gushaka ubumenyi bumufasha gusobanukirwa idini ye nziza, idini itagatifutse, idini ya Islam. Ubwo intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yavugaga ati talabul ilmu fariidatun ala kulli muslimi wa muslima. Nkuko nanone twese tubizi twe abayisilamu na bamwe mu batari abayisilamu, ururimi rw'umwimerere rw'idini yacu ya Islam ni Icyarabu. Ariko nanone ibi ngibi ntago bivuze ko umuntu utazi ururimi rw'Icyarabu nta kintu yamenya mu idini. Oya, birashoboka ko umuntu utazi ururimi rw'Icyarabu hari ikintu ashobora kumenya mu idini. Ariko umuntu uzi ururimi rw'Icyarabu icyo ashatse kumenya cyose mu idini yakimenya. Kimwe mu bintu byahawe agaciro kanini cyane mu idini ya Islam ni ukumenya gusoma ururimi rw'Icyarabu. Kuko kumenya gusoma ururimi rw'Icyarabu ni ibintu bifite agaciro kanini, bidufite inyungu nyinshi cyane. Nk'urugero, ushobora kumva uti wenda nk'urugero dua umujir ikiza uburwayi, nubwo utazi ibisobanuro byayo ushobora gusoma iyi dua umujir ikaba yagukiza uburwayi. Nk'urugero, nk'uko twese tubizi dufite hadithi nyinshi cyane muri Islam zivuga ko umuntu uzasoma inyuguti imwe gusa muri Qur'an mu kwezi gutagatifu kwa Ramadan, dore ko turimo no kugenda tukwegera, uwo muntu uzasoma inyuguti imwe gusa Imana izamubara nkaho yasomye Qur'an yose mu minsi isanzwe. Ari nayo mpamvu twe turi hano kugira ngo tubafashe kumenya gusoma aya maduwa, by'umwihariko iki gitabo gitagatifu cya Qur'an. Turabasaba kudukurikirana kandi turabizeza ko nimuramuka mudukurikiranye neza insha Allah namwe muzatubera abahamya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.